kumva ko gupfa ntago ari byo bintu biri grave kwisi ngo ikintu kinera ubwoba nuko na losing my ability donc nuko natakaza ububasha bwo gukora byaba physiquement byaba mentalement ikintu cyose cyatuma ntabasha gukora ujye kubwira your younger self koko wa mbere akiri mutoya ujye kumugira akantu k'imana iyo wagerageje okay sure it's okay friendship ubucuti ni ikintu kiremereye ahubwo tudaha agaciro iyo umuntu avuze ngo ni inshuti yawe ahubwo ujye ubanza ugire n'ubwoba mukunda statistique zerekana ko divorce ni nyinshi cyane mu Rwanda ariko no ku isi ni hehe bipfira bigisha umukobwa kuzaba umugore mwiza cyane w'igitangaza ko ntabwo yajya yigisha umukobwa kuzaba umugabo mwiza kugira ubone nk'umubyeyi yicaje umusore umwana we w'umusore agiye gushaka ambwire ngo sit down garatoka tugiye kwiga ukuntu uzaba a good husband to that lady kuko ko ngukunda uko uri precious to me niko ababyeyi buriya mukobwa bamufata umukobwa ari very precious to them abasore mbona bo bareba ibyo papa we yakoraga akareba n'ibiri muri sosiyete ubundi akicagurira bo baricagurira kugeraho umuntu ashyingira umwana we aba amaze igihe kinini yubatse afite ubunararibonye ariko nta kintu ashaka gusharinga ku mwana we abagabo ntago bajya in deep ngo bige ni gute naba a good husband according to God abajene babyubaka neza kugira bazabe abacurida bejo I believe yes ariko ikibabaje abatubanjirije bifuza ko tumera nkabo That's the new generation, we are something else bo bize ibintu on hardcore bize kubaho kwabo kwari ugusurvive naho twebwe turiho turarya siwe hazaho children of these days we can do some things we are capable we know what we are doing but we are doing it differently from our parents. Being a light means this is SunTalk Podcast and I'm Sunny. Where I work we also do a lot of mental health awareness as you may know. I don't have something which pushes me so kuko ushobora no guha umuntu ijambo ryiza kandi rishingiye ku bana banyu kandi ibyo biraryoha cyane. And my mind was like I said wahala. Chombwira mwana wanje namenye ko ndunyabyaha making a list. I have power to identify who I want to become. Niyo yari irimo iryo jambo ngo copy. Urayimenye? Nafashe ifoto yawe mfite copy yawe. Now when you let it go to God's hands, that's when He comes out with a better version of your life. Wake up and let's do this. Yeah. Hi everyone, nizere ko mumeze neza. Nge nitwa Sunny, ni karibu cyane nanone kuri SunTalk Podcast. Ndi host wanyu nk'isanzwe, ni karibu ujye ufate ka cyayi uze tuganire. Uyu munsi uri a little bit special, if you know what I mean. Nakiriye mukuru wanjye, abenshi mwaramubonye igihe twavugaga love language. She's a lovely queen. So uyu munsi araje ngo twongere kuganira ibindi. Salama. Salut. Ça va? Très bien, merci. Karibu cyane, ça va très bien. Nishimiye kongera kukwakira. Murakoze cyane. Nishimiye kuba hano. Yeah, you look cute. Thank you. Yeah. You as well. Thank you. Ni karibu cyane rero nanone. Nizere kuri ready. Uyu
munsi ukuntu tujye kwigenza rero agiye kumbaza ibibazo biri weird nayo ndamubaza ibindi ntabwo twigeze tubipangana yateguye ibye nanjye ndategura ibyanjye ni just getting to know each other ariko a little bit deeper yego turakora mu kinyarwanda ariko ntitunavanga mu kuri nizere ko biri buze guca right okay let's do it niwe uri butangire yo mu guest aratangira yego cyane let's see so ndatangira gushyira what is your uncommon character that people don't know about you mbese mbishyize mu kinyarwanda ni uwuhe muco ugira abantu batamenyereye ku bana b'abakobwa wowe ugira yo yego umuco ngira abantu batamenyereye umuco cyangwa se imyitwarire cyangwa se quality ko wabyita kose yes ngira abantu batamenyereye ku bana b'abakobwa ko ngewe mbona ndi umuntu usanzwe abantu utangiye ibintu bigoranye think well I give you a second to think ibintu ngewe nkora undi mwana w'umukobwa atakora pana gukora umuco ufite umuco caractère mfite caractère abandi bana b'abakobwa basanzwe badafite utari kome udafitwe na benshi ntawo nzi ndasanzwe hari uzi nawe bite umuco ngiye nkuziho ufite ubwo ni quality nuko uri best listener but mbese utega amatwi abantu bo mu ngeri zitandukanye umwana wa 5 yakubwira ibiri ku maboko ukamwumva umusaza wa nono utamwaganira ukamwumva grand-père disons umumama washatse umaze 30 years muri mariage yakubwira ukamwumva ntago abana b'abakobwa usanga baganira n'urungano gusa akaba ari limitewe n'urungano n'abiwabo n'abo muri sako yeretse abakolege cyangwa iki and it's a good quality keep it up amazing I'm loving this thank you uncommon character ntago nari kuyimenya pe tubigishije ukuri ikibazo cyanjye rero urebye mu buzima bwawe ni iyihe season wagize ikaguhindura ni kubera icyaguhinduye season of your life that changed the perspective that you had hey good so tricky so deep season nagize ikampindura sizi ko navuga ngo ikampindura ahubwo yarampumuye amaso no kuba adult iyo ukuze hari ibintu bataguteguza ko hari reality of life ugira harimo ibintu bimwe bitanejeje ibindi bintu udasobanukiwe ndangiza secondaire nari nkiri mu young adult nibwo nari ndi kwinjira muri adulthood ubwo niko navuga ndiga university sasa ndarangiza so it's super hard kumva ko noneho ubu ngubu nakuze nubwo nkiri iwacu ariko ngomba kubona my own way by all means ariko from me within me ntago papa ashinzwe kunshakira akazi yashinzwe yaranyigishije yaramvuje yarangaburiye we na mama like they cared for me deeply so now mbese nabaye adult ubu ni njyewe noneho ugiye gushaka akazi nkashaka imibereho nkazagira n'ahantu noneho duswitchinga roles noneho kaba ari njyewe navuga ngo wabyita nko kurera ababyeyi mbese gushajisha ababyeyi noneho mama ntavuge ngo turarya iki papa ntavuge ngo se did you pay the rent ibintu nk'ibyo ngibyo nyine kuba adult kumenya reality yo kuba adult ukamenya ko uyu munsi ushobora kuba wagiye rusororeje ukavayo afternoon ukajya ku kazi that's nta muntu biguteguza yo I'm sorry that's how it is okay it's life that's really cool so it's my turn okay ni iyihe favorite memory yacu njye nawe turi gukura
mbese ubwo tukiri abana. Me and you. It's a little bit fun. Oh yeah, you know I have the crazy mind here, so I know every single details of our childhood. But me and you, most of it, quite very close, but so different at the same time. So ubuzima bwacu twabuciyemo mbese nyine so differently, but also so into each other. I don't know. Très fusionnel, ariko tugira vibe yuko urumva ibintu byawe uko bishaka ndubijyaye, ariko it's always fun. It's always crazy. Ariko ntuza souvenir wenda nibuka muri childhood, nibuka waragiye muri secondaire and then you came back. Ubwo rero waba gufite amati abatipe bagutereta tusa. It was fun, but also waba gufite ukuntu uzi kubyina some of the dances that I didn't know. Zubeda. The old me. The old you was so fun. So you would teach me. Yeah. I think ako ngako kari karyoshye cyane. Ariko n'igihe twaryaga ibigori ukakinyaka ntarira. That one is. Yes. Okay. My next question is ni iyihe karaktere yawe utekereza ko abantu batabona kandi ngewe nzi? I'm a social person, the extrovert, on some extent. Nkunda kubana n'abantu, nkunda gusabana n'abantu. Ariko iyo bibaye nta pose, it drains me so bad. Kandi nibaza ko abantu benshi ntago babinzi. Ni ukuvuga urabona nkira periode y'amako yo muri sama, tuvuge duhere mu kwa gatandatu, kuva ku itariki this is kwa gatandatu, tukarinda tugeza December le 31 tugitaha ubukwe buri weekend ntago nakwiruka nahonga, ntago byankunde. Nuvuga mba nshaka niba nagiye mu kintu samedi dimanche biyanjye ntuyikoreho pe, wenda ngume mu rugo ndi kumwe n'abantu bo mu rugo, ariko simbe nagiye mu kintu kuva mu gitondo samedi kujya nijoro na dimanche na next weekend. On some point ndavuga no, je suis fatiguée, faut me laisser. Rero nkiri umugeni hari igihe nagiraga izo moments. Urumva twimaye muri October, urumva yari periode y'amako igiye guhita kugira, tukajya mu mariage, tukajya mu mariage, noneho nkagera nkumva je suis tellement fatiguée. Ni ukuvuga full irandusha, full y'abantu irandusha emotionnellement, physiquement. Noneho nkabwira nk'umutware wanjye akamubwira ati se waretse ubu bukwe ntitujye muri eglise tukajya muri reception. Kase uyu muntu ko njya muri sociable mukweki ashaka ko tujya mu bintu igice. Kange ndi kujya ndekipera gahe gato ngende na charge spirit yaje. Ntabyumve. Rimwe nkagenda ndi gukamba undi akavuga ko se ngaho da, ariko nyine nawe atari kumva impamvu. So njya nkenera igihe cyo kuruhuka njyenyine, njya nkumbura kwirirwa mu Rwanda njyenyine offline. Nigeze nari sinzi ahantu nakoraga, I think ko nakoraga cyagiye kuri baho ndi umu receptioniste, nkajya nduha cyane. Noneho ndezinstara ama application yanjye yose ya social media. Sigara ndi kuri apere na message. Ujya kuri WhatsApp sindiho, ujya kuri Instagram sindiho. Ku myaka yanjye ntago byari normal. Njye nyine njya menya guprioritiza umutuzo wanjye kuruta ibintu byose. Kabisa. Yes, that's very true. Okay. That I knew. What is your next question? Kankubaze bimwe ndajya n'improvise. Ni nagaki wakoze uzi ko wabaye grande fille ko mu rugo kaka activity. None ugahita ubyica burundu, ugahita ubona ko ukiri umwana. Shy girl. Nagaki imise nkimuka neza cyane rwose iyo picture ndayifite mu mutwe.
kwandurura kera nyine twarangizaga gufungura n'iki nkabona ba sister bakuru ba mami nibo bahagurutse barabitunganije. So one day I thought like I can do that, ariko nagira intege nke cyane. So mpuza amasiyete kwa kundi bigenza mama sinzi aho yaranyarukiye ariko noneho ndaterura menshi mbaza byagenda gute rat yose has neza ndavuga ati baranyiruka yose arameneka yego rwose atuka menshi sinzi niba ari yose ariko nyine ya menshi yaramenetse ariko urumva ahubwo mama urumva narikanze byahatandi ndavuga ati baranyirukana nshuti ego ko mama ndagusuhuje ko mana twagize ndakukirukana atari no kugukubita nawe yeah, our moms, they were something else, very strict, kandi nyine twarabatinyaga pe none bavuga ngo uranahungira kwa mama ko naho arakudira bakukubitaga kabiri yego what are you going to do mama kwa ni mama wa kabiri ariko oh yeah, it was so hard ariko nyine urumva ababyeyi ikiza cyabo bareba ukuntu ahamutse agahita noneho akaminga nyine akakubwira ati ntago wari wagera igihe nuzajya unaterura kamwe you still a kid. Yeah, ndumva ari icyo gihe was funny. Nge akambayeho narindi I think muri 6e primaire noneho tujya gusenga. It was on Sabbath tuvayo icyo gihe bari batetse isombe ndazirya nimenaho naragakundaga karaga shati gashyashya kagasate ka verpomme shanga kunda koko niri nkambaye bwa mbere ndavuga nk'umuntu w'umugande fiye ni kusa utagomba kwirwa nambaye neza umunsi wose kandi ntago ndi bujya kubwira mama ngo najya kumfura ishati kandi mfite indi myenda ngo mpindure ngo iki urumva so ndagenda njya muri douche yo muri douche ndahamesa ahandi donc nkora ku buryo ntatose ishati yose nkora ku buryo hatazamo tashe byo ndabishobora ahubwo ngiye gutera urumva nateraga ishati ya uniforme n'akajipo ariko byumutse nibwo nangiye gutera ikintu gitotse ntabwo nazi ko bafata mushuha ngo bashireho kugira chaleur dahita connecta n'amazi menshi bigashya or something bikazana tashe so ndatsi pasi ngira umuriro mwinshi nakubiseho byomokana shanta babara ndavuga oh my new shirt yoshoka mva nuko yo la sorry for the shirt yeah okay it's your turn. That was fun. Ni cyo kintu kigutera ubwoba kitabuguteraga mbere? Ikintu kinera ubwoba ngiye ikintu kinera ubwoba mu buzima ni ukuba namugara ntabwo nakubwira ngo sintinya gupfa ariko ngewe numva ko gupfa ntabwo ari byo bintu biri grave ku isi ngo ikintu kinera ubwoba ni uko na losing my ability donc ni uko natakaza ububasha bwo gukora byaba physiquement byaba mentalement ikintu cyose cyatuma ntabasha gukora icyo ngicyo rwose God forbid. Kandi uko mbitinya kuri njye niko mbitinya no ku muntu nkunda kumva ngo uriya muntu wenda yagize mental health issue cyangwa se yabaye disabled yakoze accident aba disabled ibyo bintu mbese ntinya souffrance physique yari yose ariko no nkatinya yindi idakira ushaka kuba urwaye nkapanika kukurusha niko ahubwo ntagashobora niko bigenda noneho nakurwaza ukabona nabyo nabaye nka eponge nabyabsorbye nyine niba gute nk'ubu uzarebe iyo ndwaje nk'umuntu ku bitaro ntabwo wamutera urushinge ndikureba no pardon mitanzoka ntabwo umuganga arinda avuga ngo muye musohotse mba nagiye kare cyane nagiye ndabitiye cyane yako byo kuva namenya ubwenge nibyo kintu ntinya kurusha ibindi. Understandable. Yes. Ugiye kuri your first date. Oh my goodness. With a stranger. Right.
umuntu a ukumenya stranger. umuntu ukumenya uri ukunyine ungana apana umuntu w'inshuti yawe back then. What will you describe? How will you describe your personality to him? Who is Sunlight? I'll tell him a little things. Why little? Because he doesn't deserve it. I mean, like, you know But me just a second You're trying ago. to know each other though. Yeah, but urabizi se, I do believe ko nyine abantu bajya mu bintu bya dating so quickly, so harshly. Like you're telling the person that you know for a second ibintu byose byawe as if urirukanka ku kintu runaka. I mean, chill. No, let's say you're opening conversation nyine ugiye step by step. Dukeya tw'uwo mugoroba. Utwo mu mugoroba namubwira ko Sani ari umuntu ukunda Yesu Kristo uhora namuvuga. To the extent byamugera ahantu niba atamukunda. Like you can't deal with me without, you know, Christ in you. That would be the first thing. So if there is no Christ in you, then next. That should be it. And the second, Sani, I'm so serious to the extent it can piss someone off. So serious, ariko bishatse kuvuga iki nyine I'm fun, we can talk whatever you want, niki ariko on the serious ku buryo nyine like niba usetinze ikintu ukantumira warangiza ugakererwaho iminota 30, you will never find me Again. like not even again, ariko like ntabwo uri expecting ko nyuma kwa kundi abatipe baba bumva ni nkaho bakubitsa ahantu. You know what I mean? You are waiting. Yes, ngo nyine niba yavuze sangahe n'igice noneho wowe uragiye ugeze kuri endroit mwavuganye cyangwa wenda aribuze ko gufata, you are waiting for him and then he'll be calling you ya minota 30 yashize. That is unseriousness. Yes, true. You better call before and then say, Ewan, excusez-moi, ndabona ndi butindeho gato y'iminota ingahe. Nyine I'm that serious. Like, ego. Comme papa, sois précis. Exactement. Exactement. 15 minutes. De retard. D'accord. Nta kibazo. Ariko 30 minutes, 1 heure. That ain't me. Ariko nyine even tuzagenda umenya ndiho ndavuga ibintu biri superficial. Yes, ariko I better accept ko umuntu ushaka kumenya agira ubwoba than kuba unserious about me. So he better knows who I am and then he will figure things out. Definitely. Yeah. Oh my goodness, ndabateye ubwoba. I give you the I'm hands so up. open. Okay, ikintu gikurikiyeho sasa. Ugiye kubwira umu younger self, your younger self. Koko wa mbere akiri mutoya. Ugiye kumugira akantu k'inama y'ikintu kimwe. Yakora kugira ngo ubuzima bwe bugende neza. Wamubwira gute koko? Namubwira ko iyo wagerageje ukeshuba it's okay. I put on myself so much pressure. Yes, you do. That ushobora kugira ngo ndara hanze. Ni ukuvuga ngo nshobora kwesera ikintu gikomeye cyane kubera yuko nyine ndi déterminée ko je dois réussir. Je sais pas par quel chemin, mais je dois vraiment réussir. Ni ukuvuga iyo nantamye ikintu kigaresisa birangora cyane. Surtout question carrière, question gukora ndijija cyane ko you overjudge yourself. Yeah. You do kabisa. Nakwibwira ko it's okay to try and fail. Ikibi ni ukutagerageza. Yego. Wow. I like that. I would take that. Okay. How do you define friendship?
And do you think you're a good friend to your friend? Yo, that's so big. I don't think I'm a good friend. Really? Yes. Define first friendship. Yes, okay. Friendship, ubucuti ni ikintu kiremereye ahubwo tudaha agaciro. Iyo umuntu avuze ngo ni inshuti yawe ahubwo ujye ubanza ugire n'ubwoba mukona. Sometimes tuba dufite nk'ama collaborations, abantu muziranye bisanzwe, yego, like you love each other but far away from a distance, ntago azi ibyo uri gucamo, ntago uzi ibyo ari gucamo, but you know, iyo muhuye, you like each other, mushobora kuganira ku buzima, utuntu n'utundi, you know. Ariko friendship biba ari ibintu byo kwinjira noneho mu buzima, ukaba wamenya situation ndimo, nibingoye ukamba hafi, niba nishimye ukishimana nanjye bikagenda gutyo, nkishimana nawe surtout nkababarana nawe. So impamvu ndi kuvuga rero I think I'm not a good friend nuko ntago njya mpermeta ko abantu binjira mu buzima bwanjye surtout iyo ndi mu bihe bibi. Yeah. So it's hard for people to understand which makes me a very bad friend. Yeah, ariko I do recognize it. Mbasaba imbabazi uko nshobojwe, but you know what, umuntu sticking kuri jewe kugeza ubu ngo akaba ari inshuti yanjye. Thank you. Good chapeau. Yeah, waciye mu bintu bikomeye. Because no, I was so harsh and hard on people. Yeah. That's it. Okay, the next question will be for you. What does true strength mean to you now, compare on your younger self? My true strength? Yeah. Ni strength yawe ubona nk'ubu ngubu uri umugore mu rugo utari ufite imbere yagiye iza by time. Nsigaye nzi gukanaliza mes emotions. That's a big one. Mbere dukuvuga ngo iyo nagiraga accrochage n'umuntu umvaga tugomba kurara tubivuzeho uwo munsi, uwo mwanya kandi bikarangira. So ndi umuntu udatinya hard conversation. Njye numva ko niba ugiranye accrochage n'umuntu, niba ugiranye ikibazo n'umuntu, mugomba kukivugaho kikarangira. Niko njye nabyibwiraga mbere. Yego. Ariko naje kumenya yuko ntago duteye kimwe. Ni ukuvuga nshobora ngiye kumva nshaka kuruhura umutima wanjye ngo tubivugeho. Maybe ari nanjye wakofendinze. Ako nkumva ko ngomba kwi-excuse hakiri kare kugira hatazamo ikindi gikonflict cyangwa se bitaba binini mu mutima wawe cyane uwanjye. Ariko naje kumenya yuko abantu bateye bitandukanye. Ahubwo ubanye n'umuntu mwese muteye gutyo byaba ari bibi. Kuko ni ukuvuga ngo muratonganye, mugize icyo mupfa. Mwese muracyarakaye, mugiye gukemura ikibazo, murongera mutongane. Ahubwo bifate indi ampleur. Ahubwo namenye yuko mwakwihigiye mugatuza, noneho mukagarura cya kibazo mutakiri muri emotion ziri présent. Donc mugiye gukemura ikibazo en recul, mwakoze step backward, noneho mugiye kukivugaho mutagifite umujinya, mutagifite amarangamutima ari bien troublé. Biravuna, ntago byaje mu buryo buri evident, ariko gusa par contre sinkunda ngo bitinde cyane, kuko iyo bitinze cyane biba ressentiment, biba nk'inzika. Sinkunda biba inzika, nkunda mwicare, wenda uyu munsi murashwanya, mwihe like 2 days, noneho muzicare muvuge ati akose cyagihe byagenze gute. Hari n'igihe usanga icyo wari uri gucommunicatinga atari cyo yumvishe, kandi wenda mu by'ukuri cyo muri kuvuga bimwe, muri kuvuga bimwe, ariko le fait yuko hari ijambo rya mutriggerinze wavuzemo byose birapfuye. Ikindi nize
gupikinga good words muri conflict no mu kubikemura it matter a lot. Ikindi the tone nuvuga nshobora kuba nje ngo twiyunge ariko still ndacyari hejuru so ukahita ubona nje kurwana kandi njyewe nje gukemura ibibazo ariko niyo mbyutse ibyo bintu ndarakara no cool down calm down bigenda neza. Perfect, I like that. Okay, uri gukura kabisa gukecura. Ushoboye kuba wasaba Imana super power wasabiye Imana super power Imana yampa ntago nayifata gutya nayiha isi, you know what I mean. Super power nasaba nuko abantu bagirana urukundo, like utifuriza undi ikintu kibi niyo yaba yaragutwaye, niyo yaba yarakugiriye nabi nyine biba izi gutanga urukundo, ntibibe cya kintu utekereza kiri kure yawe cyane nkaho mbese ugiye kurwana, aba ari nyine kiba ari ikintu tuzi gutanga, tuzi no kurecevinga. So more love. That's very good. Yep. Okay, urabona hari ntekereza ko iki kibazo hari ahubwo nawe wari wagiteguye, maybe turi bugisubize twembi sinzi nkuzi neza. Ubona mu gutegura urugo, mu gutegura abana abasheni ni yiherere sosiyete yacu ikora, kuko urabona statistique zerekana ko divorce ni nyinshi cyane mu Rwanda ariko no ku isi. Ni hehe bipfira? Ahantu mbona bipfira bigisha umukobwa kuzaba umugore mwiza cyane w'igitangaza, ko ntabwo bajya bigisha umuhungu kuzaba umugabo mwiza. Ni ukuvuga iki? Yes, ni ukuvuga barakwigisha umugore arangwa n'isuku, umugore arangwa no kugira ibanga ry'urugo rwe, umugore arangwa no gusenga, umugore arangwa no kwihangana, umugore arangwa no kuba fidele, byinshi cyane byinshi cyane. Umugore arangwa no gukunda belle famille ye, byinshi, the list is long. Ariko kugira ubone nk'umubyeyi yicaje umusore, umwana we w'umusore agiye gushaka, ambwire ngo sit down, we gotta talk, tugiye kwiga ukuntu uzaba a good husband to that lady, kuko uko ngukunda, uko uri precious to me, niko ababyeyi buriya mukobwa bamufata umukobwa ari very precious to them. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ikintu abasore mbona bo bareba ibyo papa we yakoraga, akareba n'ibiri muri sosiyete, ubundi akicagurira, bo baricagurira. Donc nk'ikintu mbona muri sosiyete nyarwanda bigisha umwana w'umuhungu ko azaba provider, agomba kujya ashaka imibereho rwose ifatika, yubaka inzu, agura ibibanza, yishyura abana minervare, ibintu biri financial. Ariko nko kugira ngo usange umubyeyi w'umugabo cyangwa umumama ari kwigisha umuhungu we ati ntago abagore bakunda umuntu bayoborosha igitugu. It's really hard kubona ibyo bintu. Even n'ingo z'abakristo birababaje, usanga umuntu n'umukristo yigishije umwana Imana, yigishije gukiranuka, ariko muri detaye z'uko urugo rwubakwa nta kintu yamubwiye, kandi we hari wisdom afite. Kugeraho umuntu ashyingira umwana we aba amaze igihe kinini yubatse, afite ubunararibonye, ariko nta kintu ashaka gusharinga ku mwana we. Umwana we azagomba kwifiguringira out. So in figuring out on himself, hari igihe apasa à côté du point essentiel. Ni ukuvuga ngo
ntago bicara ngo yijye umugore we ngo se uyu muntu twabanye ni muntu ki kandi twebwe sinzi niba ndi kwivugira ariko twebwe biraroroha kumenya abantu twashatse biratworohera ntago wamenya byose à la fois ariko ibiri basic uhita umenya ngo akunda gutuza yari dimanche akunda kujya muri siporo mu gitondo afternoon akaza akaryama akunda match akunda hari ikintu atajya yihangana uwora mwiguka mumenya kuko twebwe turicara tukiga pe ariko bo ubusanga akuzi dukeya cyane ataza akantu kutihanganira ataza akantu kunda kurusha utundi nyine bo bamenya abagabo ntago bajya in deep ngo bige ni gute naba a good husband according to God. Hari igitabo Pasteur Rutayisire uri aho muri EPR je pense yanditse ngo how to be a husband according to God. Imana ishaka ko mba umugabo umeze gute kuko uriya mukobwa arashatse ni umukobwa w'Imana nawe ndi umuhungu w'Imana so how do we do that mbese guproviding emotional stability kuba protector, how to validate your wife's feelings. Mbese nyine ntukajye uba husband wa materiel gusa. C'est trop peu. Ni bike cyane ku byo umugore akeneye mu rugo rwe. Nibyo mbona biri underrated cyane. Ubona ari iki? Urabona kuriya mbonemeranya nawe cyane abana b'abahungu ntago bategurwa kuko urebye twebwe even ukiri mutoya cyane bakwigisha gukura imbuga umutife icyo gihe abatari yagira icyo yiga bakwigisha koza ibyombo iyo niba wagiriwe ubuntu ukaba ufite umubyeyi w'umupapa yaje ni gutya bamwitaho noneho abakobwa twebwe tugirirwa n'ubuntu tureba utuntu twose ni ibintu dufite muri in our blood I think naturally ureba ukuntu mama wawe ari gutunganya utuntu twose ke ari guha papa wawe n'ibiki ariko abahungu bari so busy in their mind kandi icyo gihe baba bakiri na bato cyane ugereranije natwe twebwe dukura vuba nemera cyane rero ko badategurwa rwose bihagije ikindi mbona sosiyete yacu wenda yabifite nka lack nuko nyine surtout ubu ngubu impamvu nabivuzeho nuko ubu ngubu ugereranije wenda muri 2020 na 2026 ntuza divorce zabaye ni nyinshi cyane hiyongereyeho imiki rero kurusha mbere hiyongereyeho mu kintu cyitwa social media social media ira poisoning the marriage to come ipoisoninga abakobwa ikapoisoninga n'abahungu hari aberekana ko ibintu byabo bigenda neza cyane ko nyine mbese ni ijuru rito wowe uri mu rugo kandi uri kubona nta by'ijuru rito ntabyo it's the worst thing ever noneho uri kurebe uriya urahita uvuga ati okay if it's not this then I'm a divorce sibyo cyangwa ukareba hari ibi bintu rero by'amapodcast hari abantu rwose baza akakubwira uburyo niba umugabo wawe atameze gutya na gutya na gutya na gutya you are dead you better leave sibyo nawe ukabifata gutyo wajya kureba utuntu uri gutikinga basanga nitwo bariho baravuga ati njye naragiye kandi nageze nyine nabaye single mom ndangije ndaflourishinga businesses zanjye zigenda neza yatumaga ntazamuka ni ibyo ngibyo feminism iri hanze ahangaha it's something else so ugasanga nyine
turi kuba poisoned kandi gake koza usanga ariko byafashe urubyiruko cyane. Aho ngaho nyine ubwo urumva hari lakine rero ahandi hantu hari lakine ni ku bijyanye n'ama-churches gutegura abantu babo kuko ugiye kureba wasanga mu Rwanda nka 90% ni abakristo iryo 10 risigaye ni abayisilamu. Donc bose bafite aho basengera nta muntu w'umupaya muri Afrika cyane ntibakunda kubaho. You have something you believe in. So iyo society iyo denomination yawe ni gute igutegura kuzaba umugabo mwiza kuzaba umugore mwiza. Kubera ushobora kuba uri gutegura umugore neza cyane umugabo niwe uri kumutegura nabi it will never work kuko they are two in the marriage. So ntekereza ko aho you have the last question. Do you have the last one? Let's see. Iyo umuntu avuze ngo kanjye some neza ubyumva gute iyo umuntu avuze ko urubyiruko ari u Rwanda rw'ejo mu myaka yawe? Ese ubona abajene babyubaka neza kugira bazabe aba true leader b'ejo? I believe yes. Ariko ikibabaje nuko abakuru bacu cyangwa abatubanjirije bifuza ko tumera nkabo. It will never happen. So they need to grieve that. They need to grieve ko as the new generation we are something else. All right? We've been through different like it's total different experiences. Bize ibintu on hardcore. Bize kubaho kwabo kwari ugusurviva. Naho twebwe turiho turarya siwe hazabo. So it's totally different. It's totally different. Ariko I mean that's how it should be. Nabo ntago bameze nk'ababyeyi babo. We are not static. It needs to evolve. It's dynamic. It is very dynamic. And ubu ngubu nyine abantu bavuga ko ngo abagenzi ngo ntibaza aba bakuru ba RDB na hehe hose. Men, children of these days, we can do some things. We are capable. We know what we are doing, but we are doing it differently from our parents. And I do believe ko n'iki kintu cya AI cyaje it's totally different. Ariko dukontroye neza tukirema mu bushobozi we might do greater things. It will be of course challenging. Ariko we might do greater things than even our parents kubera ko twebwe dufite fondation nziza. Baturemeye ahantu dutangirira hari rwose hari secured. So now it's our part to grow and to evolve and to accept each other and to love each other and then to explore a lot of things. Bo batagize experiences zo exploring naho twebwe we can explore tukigira ku yandi mahanga tukitinyuka tugakora neza. I think we will be better. I think we will be good. Right. Ntimugire ubwoba rwose les parents. My last question is ushaka ko abantu bazakwibukira ku kimwana wa? Njyewe ikintu nkunda muri ubu buzima n'ikintu mbona cyashize mbese numva bazanyibukira ko ndi umuntu wagiraga umutima wishyira mu rukweto rw'undi. Ni ukuvuga ngo nkunda kwishyira mu rukweto rw'undi. Umuntu nyine ushobora gusanga nk'umuntu let's say umuntu duturanye wenda ufite nk'ubushobozi buke cyangwa se wenda dizo akazi ke karahagaze atanabizi ko mbizi.
ariko akibwiriza akabona agize support imuha like nyine ikintu uha abantu kitagurwa amafaranga ubumuntu katuvuge ubuntu empathy ni ukuvuga ngo ni nka kuriya nyine ijambo ry'Imana rivuga ngo mwifatanye n'abababaye mwishimane n'abishimye. Ntago nkunda kubanariza ikibazo cy'undi, nkunda kugiha agaciro gikwiriye n'ibyo njye naba nzi ko yakikururiye. But though ni umuntu kandi we make mistakes kandi we learn by our mistakes and it's okay. Kandi ikindi kintu ntago tuba determine n'amakosa twakoze ahashize wapi, ahubwo ikibintu kuyasubiramo. Don't be bite by same snake twice. Yego. That's beautiful. Yeah. Hey, don't be bite by a snake twice. Love that. Ndagushimiye cyane. Akoze cyane. It was very nice, very cool. Ariko nizeye n'utuntu tumwe na tumwe kuri wowe. I'm hoping you enjoyed. I did. Nizere ko nawe mwishimiye rero. Ahangaha mva mubwire, don't be bite by a snake twice. By the same snake. But the same. Okay, Yeah. you can be bite by the other. Kuko ni metaphor. Ushobora kuba ikindi kintu kitari snake. Yeah, okay, birumvikana. Mbese ntuzakora ikosa kabiri. Yego. Thank you so much. I'm hoping ko uzagaruka, and thank you guys for following. And I promise you, if you do share this, maybe that one person will laugh as we did. Yeah, They will enjoy as we did. And isn't it perfect to see the bond that sisters have? I mean, yeah. Nous sommes très fusionnels. Crazy, because we are really, really different. Thank you guys for watching, and I'm hoping seeing you next Thursday, and be blessed. Imana iguhe umugisha cyane cyane. Bye bye. Bye. iryo jambo ngo kopi. Urayimenye? Ndafashe ifoto yawe mfite kopi yawe. Now, when you let it go into God's hands, that's when He comes out with a better version of your life. Wake up and let's do this. Yeah.